Pas de couronne sans victoire. Pas de victoire sans combat. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo ntabwo wakwambikwa ikamba utatsinze, utageze ku ntsinzi. Kandi ntabwo wagera ku ntsinzi utarwanye. Ibihe ntibyitambika umugambi w'Imana. Shalom shalom, reka dutangire tubasuhuza mwese badahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangeliser Le Monde TV. Imana ibaho umugisha. Muri aka kanya rero Imana hari ijambo yampaye irinyigisha mu bundi buryo, nubwo wenda wasanga usanzwe urizi cyangwa se ufite uko byumva, ariko ijambo ry'Imana ntigiye rigenda ubusa, hari impamvu riba ryongeye kugaruka. Mbere yuko rero nkomeza icyo ngiye kubabwira cyangwa se icyo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tukiganireho, ndagira ngo mbanze mfate uyu mwanya nshimire mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel. Ni ukuri mwatweretse urukundo, kandi nk'uko twagiye tubibasaba tubabwira ati nyaboneka mwongere mukore subscribe kuri uyu muyoboro mushyashya, navuga ko ari mushyashya, wa Evangeliser Le Monde, nubwo iryo zina rya Evangeliser Le Monde atari rishyashya mu matwi y'abantu kuko bari mwadukurikiraga muri benshi, ariko navuga ko iyi channel yo ni nshyashya, kuko aho dutakarije indi nyine twahise tuvuga ngo ntabwo twacika intege, kuko reka tugire icyo dukora mu bwami bw'Imana. Rero Imana izakomeza kudushyigikira. Ngewe mpamya neza ndashidikanya ko ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo ahari ngo ubwiza bw'inzu ya nyuma buzaruta ubwiza bw'inzu ya mbere. Ntabwo twacitse intege, rero turakomeje, turakataje nk'uko Imana biduhaye, ikabiduhamagarira, ikaduha iri zina, ikaduha uyu muyoboro kugira ngo tubone uko tubwiriza ubutumwa bwiza. Nibyo bituraje inshinga. Rero nta kindi dushyize imbere, ni umurimo w'Imana, ni ivugabutumwa, kandi namwe ndabizi ko muri abafatanyabikorwa beza. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi ndashaka, cyangwa se umwuka wera yaranganirije ku ijambo riri muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12. Ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Reka n'ubundi dusome muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 7, aho Yakobo yagize ati: nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Imana idufashe cyane. Yewe mugiye kubana muri iri jambo, nitwa Felix Harerimana. Rero iri jambo naritekereje, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Kuki mu bigeragezo hajemo amahirwe? Ubundi bwabwo kugeragezwa ni ikibazo, ariko se bihindutse amahirwe gute? Ahantu biragiye ivuga ngo hahirwa, akenshi yabaga ishaka kuvuga ikintu kireba abantu bose, yaba abadakijijwe, yaba abakijijwe, yaba abakire, yaba abakene, umuntu wese, yaba umuzungu, yaba umwirabura, umuntu wese aho uko waba umeze kose, upfa kuba ukandagije ibirenge byawe hano kuri iyi si. Hari ibintu bibiri urasabwa kwihangana. Kubera iki?
iki ngiki cyo tugihuriyeho twese. Iki tugihuriyeho twese, abo bantu mbabwiye mu byiciro byose. Turasabwa kwihangana, kubera ko nta muntu n'umwe uri hano kuri iyi si udafite ikintu byibuze cyamugerageza. Ushobora kuba ufite byose ariko ufite uburwayi. Ushobora kuba uri muzima ariko ukennye. Ushobora no kuba uri umukire ariko udafite amahoro yo mu mutima kubera uburwayi, kubera ibibazo bitandukanye. Donc ndashaka kubabwira ngo twese iki kintu bita ibitugerageza bitari bimwe, ibi ngibi tubihuriyeho twese, yaba abakijijwe yaba abadakijijwe. Noneho rero ni impamvu kibihindutse amahirwe rero ku muntu wihanganira ibimugerageza akageza imperuka. Ni impamvu kibihindutse amahirwe, nuko n'ubundi waba wihanganye cyangwa utihanganye, ariko urageragezwa. Ibyiza rero biruta ibindi ni ukwihanganira ibitugerageza, kugira ngo nitumara kwemerwa tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe cyane. Nk'abakristo rero, hari amagambo nkunda cyane ari mu rurimi rw'igifaransa. Pas de couronne sans victoire, pas de victoire sans combat. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo ntabwo wakwambikwa ikamba utatsinze, utageze ku ntsinzi, kandi ntabwo wagera ku ntsinzi utarwanye. Ibyo nibyo bishatse kuvuga. Kugira ngo wambikwe ikamba nuko ugomba kuba wageze ku ntsinzi, ari we watsinze urugamba. Ariko kugira ngo nabwo utsinde urugamba, ntabwo watsinda urugamba utagiye mu rugamba nyine, mu ntambara utarwanye. Hano mu isi rero turi mu ntambara, turimo turwana. Ijambo ry'Imana ritubwira abo turwana nabo, ngo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, turwana n'abategeka iyi si y'umwijima, ngo ntabwo turwana n'ibifite inyama n'amaraso, ngo ahubwo turwana n'imyuka mibi itugose. Ibyo byose kandi ni ukugira ngo bikubuze kugera ku ntsinzi, kugira ngo uzambare iki? Uzambare rya kamba, kugira ngo uzambare ya korone, kugira ngo uzagere ku butsinzi. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ntabwo nzi ibyo uri kunyuramo. Aha ushobora kuba uri kugeragezwa n'umugore wawe, n'umugabo wawe, ushobora kuba uri kugeragezwa n'abana, ushobora kuba uri kugeragezwa n'abaturanyi, ushobora kuba uri kugeragezwa n'abategetsi, ushobora kuba uri kugeragezwa n'uburwayi ufite, ushobora kuba uri kugeragezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ntazi mwene data. Ariko ndaguhumurije, ndakubwiye ngo ihangane, ihangane, wizere Yesu. Amen. Hari indirimbo mfite muri ino minsi, wenda ngiye kuzayisohora mu minsi ya vuba, ivuga ngo ibihe ntibyitambika umugambi w'Imana. Ngo ni wowe wahaye Sara umwana w'umuhungu, wamusezeranije kera kabaye,
ngo wari ingumba abyaye barindwi. Murabizi uburyo Hana yiteye hejuru avuga ati uwari ingumba, kandi ngo nyamara yagiye mu rusengero gusenga ngo kubera uburemere bw'igigeragezo yari afite, ngo cy'inshoreke ihora imucunaguza, imuserereza, imugerageza, imwereka ko atabyaye kandi kuko nyine yari ingumba, ndetse ngo yarageze mu gihe cy'izabukuru, ngo agahora amuserereza amwibutsa igikomere. Uzi ko nawe ushobora kuba ufite ikigeragezo cyangwa intambara, ukaba ubana n'abantu cyangwa umuntu uhora ukwibutsa cya gikomere cyawe, aho kugira ngo akomore ahubwo agahora gutoneka, agahora bikwibutsa. Umunsi umwe ngo afata icyemezo cyiza ajya gusenga, kubera ahantu ikigeragezo cyari kigeze n'uburemere cyari gifite, ngo ananirwa kubumbura umunwa akajya asengera mu ntamatama, kugeza ubwo ngo umutambyi yamubonye aramubwira ngo uzageza hehe isindwe ryawe? Nyamara disi ntiyari yasinze. Uzi uko byagenze se? Yaramubwiye ngo ngo umwaka nk'iki gihe uzagaruka uje gushima. Niko byagenze koko. Imana yaje kumwibuka, iyahaye Sara umwana, iyahaye Hana umwana bitashobokaga ko mu by'ukuri bakongera kubyara bitewe n'uko bari bageze mu zabukuru. Nawe ndakubwiye ngo ihangane, nta kintu cyakwitambika umugambi w'Imana. Nawe Imana irakuzi, ahubwo urasabwa iki? Urasabwa kwihangana kugira ngo uzahabwe ikamba ry'ubugingo. Abantu benshi cyane, benshi bajya batakariza imbaraga muri uru rugendo kuko bahuye n'ibibagerageza, kandi ugasanga bacogoye wenda bari bagiye gutabarwa. Mwene da, niba ruri hafi, wumvaga ugeze hafi yo kurambirwa, wumvaga uri hafi gucogora, ongera wambare imbaraga, usabe Imana imbaraga, wihangane. Ni ukuri ijuru riratabara, Imana izakugirira neza. Reka dusenge. Imana, turagushimiye cyane Mwami Yesu, turagushimiye ko utagereka ngo tube twenyine. Turagushimiye kuri Imana yacu. Ukiri mu isi ntabwo wigeze udusezeranya ko tutazahura n'ibibazo, ahubwo wadusezeranije ubufasha, udusezerana kuzabana natwe muri ibyo bibazo. Nsengeye abantu bose pare raporo y'ibintu bari gutaraverisa Mwami. Muri iyi si tunyura mu bintu bitandukanye, ariko ijambo ryawe riradusaba kwihangana kugira ngo tuzambikwe, kugira ngo tuzahabwe ingororano z'abihanganye. Nyamara ibi ngibi ntitwabyishoboza bitewe n'uburemere bw'ibyo turwana nabyo. Turakwinginze Yesu, dushoboze kwihangana, duhe imbaraga. Yesu, ndakwibuka nawe ubwawe uri mu gashyamba ka Getsemani, ubonye igikombe kikuri imbere ugiye kunyweraho, ngo warapfukamye utangira kugira intege nke, ubira ibyuya bivanze n'amaraso kubera ubwoba bitewe n'igikombe wari uri kubona kikuri imbere. Ngo marayika aramanuka akongerera imbaraga. Natwe wadusezeranije ubufasha mu ntambara tuzahura nazo, ngwino twongerera imbaraga Mwami. Urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kutugirira neza. Kubw'izina ryanjye rya Kristo Yesu urakoze. Amen. Imana ibagirire neza. Ni ukuri Yesu yadusezeranije ubufasha. Ntabwo yatubwiye ko tutazahura n'intambara, ahubwo yavuze ko azajya abana natwe mu ntambara tuzahura nazo. Nawe Imana ikugirire neza, ikongerera imbaraga mu byo waba uri kunyuramo byose. Uwiteka akomeze akurebe neza, Uwiteka aguhe umugisha, akwishimishe biruta imyaka yose waba warigeze ubabariramo. Imana iguhe umugisha rero, kandi niba iri jambo rigufashije wibuke kurisangiza abandi. Ushobora kuba ufite inyunganizi, ushobora kuba ufite ubuhamya, aho waba uri hose ushobora kuba hari icyifuzo wenda kutugezaho, twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Shalom shalom.